mwisi Yesu no mwivukarya w'intahanu ariho agutunganiye mwami. Dusubiremo. Wasize ubwiza warufite mw'ijuru ubwo wazaga mw'isi Yesu no mwivukarya w'intahanu ariho agutunganiye mwami. Ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye. Ngwinutahe mu mutima wanjye nibonere aho kuba. Mbesaba marayika ntibagushingije ubwo wimikwaga Kristo. Haleluya. Ariko mwami wicishije bugufi otovo kirutyo mwami. Ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye. Ngwinutahe mu mutima wanjye ibonere aho kuba. Dore inyoni yo sigiraho yarika naho ingunzu ntiburindaho ariko wowe mwami Yesu wabuze aho urambika umusaya. Ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye. Ngwinutahe mu mutima wanjye wibonere aho kuba. Wibonere aho kuba. Wazuzanyisha mburizima Kristo ryo kubatura abantu bawe bakwitura kwa ngurukundo rwawe ubwo bakumanika ku giti. Ngwinube mu mutima wanjye nizigiye urwo rupfu rwawe. Ngwinutahe mu mutima wanjye
nizigiye umusaraba, nizigiye umusaraba. Allo precosta, allo. Nizigiye umusaraba, nizigiye umusaraba, nizigiye umusaraba, nizigiye umusaraba. Abari mw'ijuru bazagusingiza, nuza kwima ya ngoma yawe, nzumva umbwira uti mfite aho nakugeneye, ngwino wimane nanyu. Bizanezeza, bizanezeza cyane Yesu, ubwo nzumva ijwi ryawe riza, bizanezeza cyane mukiza wanjye, nzagusingiza ntahwema, ntahwema, nzagusingiza ntahwema, nzagusingiza ntahwema, nzagusingiza ntahwema, nzagusingiza ntahwema. Uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana inyuranye ibihe. Uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana inyuranye ibihe. Uri Imana inyuranye. Ela takosi kabosha, itegura urahetse, yewe Sara we, amarira ararangiye, shima Imana, itegura urahetse, nawe nawe amarira ararangiye, shima Imana, imvura y'umuhindo iraguye we, manuwe no kukwereka ineza yawe. Itegura urahetse, yewe Sara we, amarira ararangiye, shima Imana kabiti, imvura y'umuhindo iraguye we, manuwe no kukwereka ineza yawe. Itegura urahetse, yewe Sara we, amarira ararangiye, shima Imana, imvura y'umuhindo iraguye we, manuwe no kukwereka ineza yawe. Yego
itegura urahetse nawe nawe igurarararane shimimana imvura y'umuhindo iraguye we manuwe no kukwereka ineza yawe yego la 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 shaka sebeni papa ya muri sabeti dusirinde ya muri sebeni ai mana nzagushimisha umutima wanjye zavuga ibigwi by'amaboko yanjye manuka gato mana nzagushimisha umutima wanjye byabiye byari bikomeye warabihinduye mana ai byabiye byari bikomeye warabihinduye mana byabiye byari bikomeye warabihinduye mana byabiye byari bikomeye warabihinduye mana ai byabiye byari bikomeye warabihinduye mana imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mana we waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mana we waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara mana nzagushimisha umutima wanjye nzavuga ibigwi by'amaboko yawe nzavuga ineza wagiriye ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima ariko ibihe ntibikakumare ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima ariko ibihe ntibikakumare tugende we hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betisida yarahamaze imyaka we yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bahamugejeje akiri umwana mutoya hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betisida yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi
ntegereje kiri umwana mutoya. Abandi barwayi barazaga bakamuziga kuri icyo kidendezi maze bagakira, yareba hirya no hino akabura mutereramo. Imbeho yari nyinshi yarahamusangaga, imvura yagorayo ikahamusanga, izuba ryavarayo bikahamusanga, maze Yesu aramubwira ati Yesu ufite kwizera, aramubwira muri kwa gukora kwe, aramubwira muri kwa butware bwe ati iko rero uburiri bwawe wigendere. Yesu we urashoboye, Yesu we. Umva kandi nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya, ni guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya, ahandi mwari munzi narahinduka. N'umwe yarandebye aratangara, ubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho mpuye ibigeragezo, yibaza niba mfite ubwenge muri njye, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza gutekereza nsanga aye biriho by'isi biracyariho, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba duhura n'ibigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye. Naho